urabanje uramotse urumva uhise ushyiramo umurimo ni sawa si byose badushishikariza kibazo kumoka mbere yuko uvuga icyo kintu umuke iyo uvuze ati si ukwihangira umurimo bikarangirira gasubemo twumve subiramo mwana umuziki gukunaniwe ukabarekeje mu gukora frigo ese umuziki ntukibamo ifungo ngo ako kantu nagake ngo si ukwihangira umurimo se jewe ntago bajye bavuga babwejagure bamoke jewe mba ndi mu kazi bro rega ubwo umuntu waririmbye ibyo bintu yaramutse ngaho subiramo wumva ariko bivuge twumva inkotsa urayizi inkotsa urayizi ngaho subiramo twumva mwana ni mukazi numanzi aririmbye ngo ntara agace akuvugamo ntago avuga ngo Amag the Black ariko byumvikana ko ari wowe ati ko werekeje mu gukora frigo sabwo nta ibindi bintu yari kuririmba byafasha abanyarwanda ese umuziki ntukibamo ifungo nayo ngo urasubiza ngo si ukwihangira umurimo se nari nabibajijwe nande aho hari nta hantu uzi waba warigize ibyo nibyo nakubwiraga ko umuntu nta ibihangano by'iki gihe ni gutyo nyine ni ukuririmba ku muntu wiyubakiye izina rye ugashaka kuritondagiriraho cyangwa ukarimba ubusambanyi ukabutondagiriraho nta kindi kintu nakubwira kwihangira umurimo se njyewe firigo zifata nk'ubuzima bwanjye ahubwo ujye utubariza abo bantu bavuga ibyo bintu bo bakora iki kuvuga uwo ni uwa kabiri hari undi wabanje we naratabye we yavuze iki warabizi we arabizi simuvuga kandi nawe yari yaje muri ubwo buryo rero izo nzavumba reka nkoresha iryo jambo urwavumba uzi icyo ari cyo ni umuntu uje kuvumba izina ryawe nimba ngiye gukora ikiganiro cyo gutuka kuri Yago nuko nta yindi sije mfite ntabwo ushobora gukorera ikintu cyawe utagendeye kuri Yago nakuvumbye ubwo ndi urwavumba kuri Yago so rero izo nzavumba rwose izina cyakoze izina ryanjye nararibahaye bajye barikinisha uko bashatse uri kina jongre uri tere narabahaye mujye mugenda ikibi ni ukunkoraho si nkuzamuye peti yangu ubwo namudemeye ibingibi babyita gutwikira umuntu urwavumba ndaruremeye sawa Amag ubwo se gusabye collab ntayo namuha kandi yigeze no kuyinsaba ndayimwima na mbere y'icyo gihe collab si itegeko collab ni nka kwa kundi umuntu aba ari ku muhanda ari gusabiriza ntagategeka ngo mpereza wampaye umuntu akakubwira ati we tegereza cyangwa se ikibazo cyawe Amag yarayigusabye yarayinsabye inde uwo ngo ariko okay ntago ari wowe yinsabye directement ariko yayisabiwe n'abandi bantu bafitanye imikoranire ninde se nurwo rwavumba nyine none se nkubeshye rwitwa ndese simbizi ntago ngiye gupromotinga jewe mani musigaye mutubaza ibintu ku buryo nk'uwo muntu nta mwanya mfite rwose wo kumutaha hari ahantu firigo zapfuye nizo nikorera cyane ko na stage z'abo bantu kuva navuka nari nabona rega buriya ari ikintu mutazi hari stage tubona ariko hari abantu bakunda kurira abandi mu biganiro mwigeze gukorana n'umwe mu bahanzi nise gutyo
nagiye mbona style ari ukwinjirira umuntu kuvuga undi muntu kugira ngo umenyekane. Sinumva uburyo ushobora kujya gutuka Bushari nzi stage ze, nzi indirimbo ze, nzi power play ye, yakwicecekera ukabona waswase ukataka ndi naye bakakugeraho. Njyewe mwana yashushanyije ku mazi, ntago nshobora kujya mu bintu by'ubugoryi n'uwo muntu. Wenda hitinge nyine twatanze ipase y'izina barikinisha, ariko njyewe mayut ku giti cyanjye me myself ntago ushobora kuza gukina gutyo. Uriya nje nagerageje no kuperereza ahantu aba iwabo, nsanga abana ibyo bavuga n'uburyo babayeho ni bibiri bitandukanye. Ntago ndirimba untuke umvuge uvuga ibyo ushaka. Ubu ngubu rero umuhaye uruvugiro sasa, uraje urebe ubu muhaye n'indisije. Nabanje kumuha izina ntaririmba, ubu rero abonye indisije. Mayut ku giti cyanjye bombo clat urumva ntago twanze iterambere ry'abahanzi bashyashya, ariko se uteye imbere ute? Uje mu buhe buryo? Uje mu buryo bwo kumenasa umuntu, uvuga ibintu bibi, uje utukana, uje gute? Nk'itangazamakuru, abanyamakuru muri benshi, hari n'abandi bakiza, ariko nimba uje ubaho wakubanjirije. Ubu wajya imbere ya Claude Kabengera ukavuga ngo ntago ari umunyamakuru basha. Reka baharuye inzira bro. Reka so rero iki no mu muziki cyongeye uvuze n'umunyamakuru nemera. Reka mayut ndamwemera cyane. Undi muntu nemera nje mu banyamakuru mu Rwanda bamwita Oscar Kim. Nta heza. Uriya naye ndamwemera. Nta heza kabisa. Rero uzagenda ikiganiro nakoranye nawe. Mwarakoranye. Avuga uburyo ngo bamwambuye kuri City Radio. Ibyo yabivuzemo. Akaba ari mu nkiko. Narakibonye. Warakirebye? Rega nanjye hari ukuntu njya niba umwanya nkareba what's going on. Mayut. Ariko nyine bari abatipe yago nukazamu batubazaho cyane. Kuko ubundi ariko hari ukuntu babumva nimba umuntu ari kwikorera ibi bintu birimo amafaranga. Bari abatipe kiragiye twakigezemo, ndakeka ko ubu ngubu Tom Close ahantu ari ukuntu yatigiteraga umuziki atari kawutigitira bitewe n'iki inshingano. Hari inshingano ziyongera. Noneho rero nimba wowe ufite umunwa gusa ari ukuza kuvuga, nibyo ugomba kuza ukavuga cyane ko nta kindi kintu ufite ukora. Ubigenza ute? Nukuza ukavuga gusa yago naramubonye uriya. Nzabona umwanya wo kujya kwigisha bano banyeshuri firigo, mbona kujya kwita ku rugo, mbona gutwara imodoka, gupakira firigo, kujya muri studio, mbona no kujya kuvuga ku rwavumba. No, ntago bibaho. Icyo kintu mucyumve neza. Kuvumba sinzi nimba ubizi. Ni umuco nyarwanda. Bana benzu inzoga kajyayo kuvumba. Ariko ni umuco mubi. Kuvumba ni umuco nyarwanda, ariko ni umuco mubi. Kuki se utakwiyengeri yawe? Byo ngibyo byitwa kuvumba izo wengewe se nk'ahandi kuri umukiri. Kuvumba ni ukuza ugafata ikintu cy'umuntu akakwihorera, suzi nimba bayishimye akaguhebera. Kaba wamuvumbye, kababayirwa vumba.
ni urwana ruri kuvumba urumva rero izo nzavumba ntabwo yaratadada Noza Ama G nagusaba imbabazi akagusaba kolabo ntabwo zuko nyine yakuvuze ntabwo nemere kurimbana n'urwavumba ibyo byo bimenye ubwo se nitugere igihe tukabona kolabo yawe nawe ubwo zaba yanyishyuye kuko ubwo bizaba byageze mu kazi ubundi uzaba wemeye no kuririmbana n'iki n'urwavumba nuririmbana n'urwavumba ikaba hiti ubwo uzaba wakoze hiti uri kumwe nzaba naruremeye narwo rundemere mu buryo bw'ikofi nanjye nduremere ubwo hiti izaba ari y'abantu babiri inde nande imbwa n'urwavumba uruvumba imbwa ibyo ikinyarwanda kiri kompurika ukuntu mayuti ikinyarwanda kiri kompurika ariko ntabwo byagakwiye ko twirirwa reka ngushimire cyane Ama G reka ngushimire cyane kuba mbikubajijeho nuko nabonye hari ikiganiro wakoze kuri televiziyo imwe ugira icyo ubivugaho wenda ntabwo ikiganiro nakirebye ngo nkirangize ariko nabonye waragize icyo ubivugaho niyo mpamvu nari mbikubaje ikindi kandi akariho karavugwa nagira ngo numve ibitekerezo ufite kuri icyo kintu numve uburyo ufata n'uwo muntu numve wambwira niba yaranakusabye niyo kolabo oya bagiye babinsaba kera ariko ntago mani ntago kolabo rega ari itegeko kolabo y'itegeko ni nk'iriya ya Tom Close na Justin ninde Shankazi barakubwira ati uraririmba unakorane n'uyu ni confirmation ariko ntago ushobora kumbwira nk'ubutumwa wakuye muri iriya ndirimbo n'ubu iyihe iyo wari uri kumukaho ngaho iyihe iyo nyine uvuze ngo nkora firigo ubutumwa wakuyemo ni hari firigo basi hari umuntu uzi yapfuye ku buryo wahituma n'ikiraka ngewe ubutumwa nakuyemo nubwo uko yarushijeho kumenyekanisha business yawe ahubwo we ntabwo wigize uyumva neza buriya ngombe ko yarushijeho kumenyekanisha business yashyiramo na nimero zanjye wenda nibwo byari kuba ari ariko iyo ndirimbo hari umuntu washatse kuyinyumvisha ndabyanga akimara kumbwira topic yayo ahise mubwira ati byana ubwo bufu bwawe ubwo se nturayumva wapi ku izina ry'Imana yaririmbwe nande n'uwo muntu urwavumba nyine ubwo se umuhaye izina rishya rwavumba njyewe nuko nimba yaramvuzeho ubwo yamvumbye izina